ikaze nanone ku biganiro byacu by'Ijuru Rito Family Show aho tuganira twungurana inama dushaka ibyatuma imiryango yacu irushaho kuba myiza ari byo twita Ijuru Rito. Uyu munsi twaje nkuko bisanzwe nka couple muratubona ni Dudu na Virgile tuzakomeza kujya twivuga buri gihe. Tumaze kumenya kuko hari abashyashya bagenda baza bagomba kumenya abantu bari kureba umuntu yaje ari mushyashya aba yaje nko ku kiganiro cy'imirire twakoze cyangwa wenda nk'icyo twakoze cyo gushwana cyangwa cyo gucana inyuma agahita amenya ko ari Virgile. None tubisubiremo tutivuze. Oya komereza aho ari kubutaha ntabwo tuzongera. Yes, dukomeza kwikaze abantu bashyashya bakomeza baza kuri channel yacu dukomeza kubabwira namwe abadukurikirana abaduha ibitekerezo no kuri contribution yanyu iradufasha ni y'agaciro kandi mukomeze mudushyigikire biratunezeza dukomeze dufatanye imiryango yacu irushaho kuba myiza. Umuryango mwiza ni ishema ry'igihugu, umuryango mwiza ni ishema ry'abana bavuka muri iyo miryango, so dukomeze dufatanye rwose. Uyu munsi dufite ikintu dushaka tuganiraho gitandukanye n'uburyo dusanzwe tuganira. Muri iyi minsi tumaze tugerageza kuganira ku biganiro by'umuryango, hari abantu bagenda batugisha inama, hari abagenda batwandikira, hari n'abaduha ibitekerezo. Ibyo dushaka kubaganirizaho uyu munsi ni igitekerezo cyangwa se ubufasha twasabwe n'umwe mu bakunzi bacu, ariko twifuza kugira ngo tubibasangize tubiganireho namwe mutugire inama mutubwire uko mubyumva. Twamusabye uburenganzira yarabyemeye ko twabiganira n'abantu kuri channel noneho tugafatanya kumugira inama duhereye no ku bitekerezo byanyu. Bwana mbere yuko mbusomana najya ngumvuge ari umugani w'ikinyarwanda ubango uzinduka witabakare ugatumwa kure cyangwa ya witabakare ugatumwa kure. So twavuze ngo tuje dutangiye kugira imiryango inama none abantu batangiye kutugisha inama duhora tubabwira ko izacu zidahagije ko namwe tuzatubiyambaza. So aragira ati rero ni umukunzi watwandikiye kuri ya nimero twabahaye ibiri mu kiganiro atugisha inama. Yatangiye agira ati mfite imyaka 29 ni umudamu maze imyaka 4 mbana n'umugabo dufitanye abana 3. Nigeze kumara igihe mbona sheri ahuze cyane. Umva disco kimwita na sheri. Acyaremo kantu. Igihe kimwe mbona ahuze cyane. Igihe kimwe nkora ibishoboka ndeba muri telefone ye. Nsanga afite umukobwa bamaze iminsi bavugana bidasanzwe ubona ko birenze ibisanzwe. Naramubajije ngo ambwire niba yarabivuyemo, ambwira ko akibirimo ahubwo yari yaracitswe. Ariko nubundi nta kirenze hagati yabo. Yansabye imbabazi kandi ambwira ko batazongera kuvugana. Nyuma rero sinzi niba yarabiretse yararetse uwo mukobwa kuko nubundi yahindutseho igihe gito none ubu yarahinduye mode pass muri phone sinzi naba atakiri kumwe. Mwangiriye nama koko ko numva ndemerewe. Murakoze Imana baho umugisha ibiganiro byanyu bifasha benshi mukomerezaho. Ngo yahinduye mode pass mbere yaravuze ko ngo yakoze ibishoboka basha kwinjira muri telefone. Shaka wenda yarayiteruye nko hasi umugabo yirambitse itarifunga cyangwa se agashaka mode pass akayiga akayimenya cyangwa wenda yaranayize ariko none ubu yarayihinduye. So sinzi rero wenda ba nasundi biki hagiye ubundi ubwo yagiye muri telefone aho hagiye gushakira impamvu umugabo yahindutse. Okay, ndasetse ariko ntabwo ari kubera ko bisekeje, ariko ubwo urumva harimo parametre nyinshi. Yagiye muri telefone y'umugabo. Ese ubundi kujya muri telefone y'umugabo wawe biremewe? None iyo regi umuntu asumbirijwe iyo watewe ntawe udashakira solution. Iyo watewe ntawe udashakira ntabwo ari gushakira igisubizo muri telefone. Urumva hari byanze bikunze ngira ngo no muri nuze no muri bya biganiro twagiye tugira mbere kimwe mu bintu bya mbere bikugaragariza ko umuntu hari ikibazo ni uburyo akoresha telefone. Yose nk'uyu munsi iyo ndi kwitaba umuntu akenshi hari n'igihe mba ntashaka kwirisha amatwi ngashyiramo parere. Ubu ugiye kubona ukabona ngiye kwitaba ndasohotse ngiye jurara muri pariki. Waba ugiye gushaka rezo udasanzwe muzerezo mu nzu ntayirimo cyangwa ukajya ubona ndi gusigara wenda igihe mumwe muri mu nzu nje hano hanze sindi kwitaba telefone nta n'umuntu turi kuvugana ndi kuri chat.
wakumva iyo chat iri normal. nzishe nawe ujya kuri chat hano mu rugo ariko njyaho telefone nkayirambika hasi nashaka kujya hanze kurambura amaguru magenda ku buryo nawe ibiri aho ngaho ariko ibonye umuntu atangiye kujyana yijyanamo n'abajyana muri toilette ubona no muri wese utangiye baza ko je nayo ndayijyana muri toilette wenda no kwa kuburi gushaka gusoma commentaire simbizi ako hari uyijyana no nanjye ajye nyibeto kareba muri telefone yanjye kwa kujibona nyijyana ko nanjye ndayijyana niba ari ibyo ariko urayijyana wagaruka kuri wa wundi we hano yatangiye tuvuga ko yabanje kubona umugabo yarahindutse. Okay. None iyo mugabo yahindutse utangira gushaka impamvu. Kimwe mu kintu gishobora kuguha amakuru rero. Ni message wenda zo kukazi kavuga atari je wenda afite stress kwa abo kukazi ba mu stress. Wenda hari inkuru yasomye yamubabaje. Ariko ikigaragara nuko bano bantu n'ubundi baba badasanzwe baganira neza. Gute? Mugana n'umuntu wakwiriye kujya kureba muri telefone wahita umuze kumbona wahindutse. Mbere ko wajya guzo tukarebana umupira, mbere ko wazaga tukareba amakuru tukayakomanta, uyu munsi niki cyahindutse. So atabikubwiye neza ko ariyo mpamvu ako sheri urabyemera ko hariho abagabo cyangwa abagore badatanga environment iri conducive ku buryo ushobora kubona yahindutse bikagutera n'ubwabo bwo kumubaza. Nabizi byo it's a problem igihe wa mugani unamutinya no ko wamubaza nabyo ni ikibazo ariko urabyemera. Nasubundi ni gute fata akari ibintu umuntu agira agafata for granted tukumva biraho ukumva nyine kubera yuko wewe nta kibazo cyabyo ufite kubera icyo bana n'umuntu ukamwemerera fetereka mbivuge mu buryo bugize ukamwemerera kutakwemerera ko umuganiriza. Hari abantu babacecetse Donatille hari umuntu ugiye kuganira hari umuntu uceceka reka nkwereke hari gihe wenda nk'umukazi mujya mugira wenda nk'umukorege ucecetse ariko nkange rwose uzaza kunceceka iruhande biragoye nanjye sinjya niceceka iruhande byishime Imana hari uburyo provo ku muntu akaranye navuze kubera twamenyanye da ayiwe twamenyanye nitonde byahise no musazi reka tubishyire mu kindi kiganiro hafi byose bizajya binyitirirwa ko ninjye wakwanduje icyo ndi kuvuga uzanye umugore mu rugo wenda tuvuge nk'uko kuntu waje witonda da sibyo uvuye ku kazi ufite igiparo ufite amakuru ushaka ko muganiraho agaceceka shirika nkwereke njye nakwicara iruhande nyina amahirwe Imana yampaye ntabwo ngenda ari kubivamo nakwicara iruhande katangira nkakubwira sha uyu munsi yewe ku kazi nkaseka nkikubitaze nkikunenga nabikora umunsi wa mbere nabikora umunsi wa kabiri kubera ko none iyo ukunda iyo ufite urugo ni projet ngewe kubera urwo narwo investisamo ubundi bavuga ko no gukunda ari ugufata risk yo kuba ridicule nyine nkaba ridicule umunsi wa mbere cyangwa nkaba ridicule umunsi wa kabiri nkaba ridicule umunsi wa gatatu umunsi wa kane kubera ko nkunda wenda ugaseka basi ugaseka byiwe nkavuga icyo gitwenge nshaka no kucyandika muri album namara kucyandika muri agenda no muri album nkashaka ifoto igihagarariramo buhoro buhoro nkagera ahantu nkajya ngo ariko nzambona gutera ibiparo nta kintu mbwira iyo saha akora abari ibiparo za Facebook ababa ziriho uyu muntu rero ngenaza ko wenda n'abagenda n'abakunzi bacu baraza ikintu cya mbere nuko sinzi niba aho bigeze byararenze hano yagombye kongera nibaza ko bitarenze haniro ko wenda akora impamvu yatugishije inama kuko yanagishije inama nuko agifite cyizere cyane numva ikintu cya mbere yakora nukongera kugerageza kwitabulisa communication kandi akiyemera gufata risk yo kuba ridicule ubundi se muri salo n'umugabo wawe wenda n'abana cyangwa badahari ukamutera igiparo rimwe bibiri bitatu adaseka ni nyine buri baye ridicule byo nawe urabyumva gutera igiparo umuntu ataje ariko se hari yindi hamu byamutera ntayo mu gitondo byutse kwanza urasa neza reka amazi mbikubwira ubyutse ugakubitaho akamekapu ugatunganya imisatsi nk'ukunga ukajya ku kazi hari umuntu amenya ko wateye umugabo wawe igiparo ntaseke noneho ubanza kubikora gatatu umugabo nawe ashobora kugera aho atari kumenya wa mugani uno muntu tubanamo nawe akagutera igiparo buhoro buhoro mu kubakira aho ngaho akandi ikintu wenda kiri numvamo nuko ashobora kuba yarakomeretse kuko urumva niba bwa mbere yabashije kwaksesinga telefone y'umugabo
none ubu ngubu nyuma akaba yarashyizemo mode pass wenda mbere ntayo yashyiragamo cyangwa wenda iya mbere yari ayizi n'urugero ku buryo nyine abasha kubona wenda ko afite uwo mu maîtresse uwo mu copine ku ruhande basigaye baganira byimbitse none akaba atakibasha kuyasesinga numva yarakomeretse ku buryo byanamugora gutera ibiparo siko byumva wowe niko ntekereza urumva no kuvuga ngo ugiterera umuntu igiparu kubera ko wisanzuye kubera ko wishimiye uko mubanye aho ikintu navuga batiye muri babiri sinzi indirimbo niba ari yande babasaza bavuga kare nahoze numva indirimbo z'igifaransa arimo nayindi nigeze nagutuye ngutereta ari indirimbo bavuga ngo dans l'amour ya toujours nyabango ya toujours un perdant so kuvuga ngo ya toujours un perdant ni kinaga ari kuvuga ngo ni Rayon Sport na APR byanze bikunze kugira ngo urukundo rukomeze rujya imbere kurere marunaka uyu munsi nshobora kuba perdant kubera yuko ari nge wenda ushaka ku investisa cyane wenda twarakaranyije ayo madone nkabona hari n'igihe nashaka no kuba mbona nta kosa nakoze ariko nkiyemerera kumanuka gato muri pride ikintu cyo kuba proud wanjye nimbivuga mbere ni approaching mbere aransuzugura kubera ko ushaka kumubana ukomeza ukaramba ukamanura pride runuka ngo utari kushira no reka nkwereke ni kuri nakurakaje reka tubiganire byango nicyo kikunda no ko nawe uyindi gihe ukabijya so nje namusaba ngo nubwo yaba yarakomeretse ariko ko yafashe intambwe yo kutwandikira no kubera yuko nawe arashaka kubaka kandi ashaka kubaka urugo ruryoshye nafata iyo ntambwe agire avanemo kuba proud avanemo iyo pride cyangwa iyo sabyita kuva kwizima ave kwizima yirenge fete no kwirenga iyo wirebye ukavuga ngo nanjye yarampimukiye yavuganye n'undi mukobwa nta kintu ndi bubikora none okay abaye yarasubiranye n'uwo mukobwa ariko se ko yamuhakaniye anyway reka n'abakunzi bacu batubwiye abakunzi bari batubwiye yamubwiye ko yavuze ko yamubwiye ko nta kintu kiri hagati yabo ariko arangije ahindura mode pass which is suspicious mode pass aho ngora nashaka ukuntu biteye inkeke urumva ari kuvuga ati birandemereye ariko imbere yari yatubwiye yuko atazi niba barasubiranye ikintu ngira ngo twumvikane nubwo umuntu yashyira mode pass muri telefone ntabwo buri gihe umuntu yashyize mode pass muri telefone bivuga yuko hari ibintu arimo guhisha noneho ariko plus wowe ugira supposition ngira ngo abantu niba gukeka n'icyaha cyangwa gukeka n'ibibi ugatangira gukeka yuko hari ibintu aguhisha kandi wenda ntabyo kuko erega tujye tunemeranya ikintu buri muntu afite droit kuri privacy nubwo mu masezeranye ivanga mutungo ntabwo uzi ibyo mvugana n'abantu bo ku kazi wenda wenda jewe simbiza aho nkora nta n'ibintu bihambaye biba birimo ariko ibaze wenda uri nk'umujyanama mu bya comptability ufite abakiriya 30 mweshanja umunsi ku munsi arakubwira uwinvestishe miliyoni 10 hano waguze imigabane muri za company zisigaye zigira hari amakuru ugomba guproteja ku ruhande rumwe muganga ifite wenda nuze muri after application zishobora kwinjira directement muri systeme ziwabuka ntabwo ari ngombwa yuko ukora kuri umugore wanjye ugomba kurebamo noneho ngewe noneho ngewe kubera yuko wampishe telefone harimo ibintu by'iwanyu bya certification n'ibiki nkatangira kuvuga buriya impamvu yayimpishe hari umuhungu bavugana kandi ubwo yabimpishe bakaba bari kuvugana n'uyu muhungu wabona no kuwa gatanu nyuma ya saa sita nubwo abandi baba bari muri siporo wumve uburyo guhangayikira ikintu udafitiye gihamya bishobora kugusenya wazangumaza amezi nk'atandatu urimo gusenyuka umugore wawe cyangwa umugabo wawe we yashyize mu modo pass ari guproteja mu akazi kugira ngo ari wowe cyangwa n'abana hatagira uwinjira no muri system cyangwa n'abandi bantu bo hanze nkavuga ngo ese uyu mugore uyu mugenzi wacu ko avuga ngo biramuremereye ni biki bimuremereye ku bya mbere bamu mode pass chérie mode pass rega nawe yakuremerera okay reka abantu bazatubwire mode pass nawe yakuremerera ufite ikigaragara cyo hano harimo ibintu bibiri hari ibya mbere byabaye bishobora kuba bitaraganiriweho ngo birangire kuko ni nabyo yubakira avuga ngo ubu ntiyaba yarongeye ikindi kironda twabwira abakunzi bacu nuko iyo wababariye umuntu iyo page ubundi ugomba kugerageza ukayishyira
wasanga niyo mpamvu aho gwamugana kiremewe kubera ko ariko akoshira n'ibyo byo gushyira mu mode pass none niba wenda mbere atarashyiragamo cyangwa niyo yarashyiramo bwa kabiri reka abakunzi bacu baze kutubwira ukuntu babyumva reka batugira inama ahangaha natwe twumva biducanze turashaka muduhe commentaire mugira ikintu muvuga hari ka nimero kacu hari abajya batwandikira mu gikari mutugire izo nama mu gikari tunashimira abantu uyu munsi ashobora kuba ari mugenzi wacu mukugisha inama ejo bundi akaba ari wowe cyangwa se nanjye so tugerageze dufatanye nibwo rwego rwo kugira ngo tugire imiryango yacu bijoro rito nk'uko duhora tubyifuza tubisengera tubisaba imana batubwire batubwire inama twagiriye umuvandimwe ibyo byose nawe twamumenyesheje ko ibi kibazo cye tuzagishyira kuri channel ashobora kuhanyura akazisoma ariko tuzongera tunaganire nawe tumumenyesha inama mwamugiriye mwakoze rero kandi dukomeza gushimira abakomeje kutwereka ko badushyigikiye abanyura kuri WhatsApp turabiseguraho ko tutarafata gahunda neza yo ngo tuganira abari kujya baduhamagara ntibatubone ariko wanditse kuri WhatsApp byibuze igitekerezo cye turakibona tukagerageza no kumusubiza mu minsi iri imbere tuzababwira na gahunda y'igihe dushobora kuzajya noneho tuganira n'abakunzi bacu live kugira ngo ibitekerezo babitugezeho en direct yego mani barinde rero naho ubutaha bye bye bye